Amahoro bavandimwe, twongeye gushima umwami wacu muri iki gitondo yuko yongeye kuduha kuramuka, icyubahiro kibike iminsi yose. Kadusenge. Data mwiza, Mana ikiranuka kandi ishobora byose, turagushima ko ari wowe waduhaye uyu munsi kugira ngo tuwunezerwe. Mwami wacu, habwa icyubahiro kuko ari wowe turindira agakiza. Uri umubyeyi mwiza Mwami, ntabwo ujya utureka ngo tugwe, ntabwo ujya utureka, ntabwo ujya uduhana. Mwami, iyaba ari twebwe twirindiraga agakiza nta wajya abyuka akizera, ariko buri uko bukeye dusanga ibyiringiro by'agakiza tukibifite kuko ari wowe udufashe akaboko. Mwami wacu rero, ushimwe ku bw'ibyo kandi ukomeze urinde intore zawe ndetse uzihe ugukunda no kukwikomezaho. Imitima yacu ikomeze komatana nawe, ukomeze Mwami kuduha rwose kugukurikira, tugenda dushinga intambwe mu zawe, tugukurikira, tuguhakwaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Icyubahiro gikomeze kuba icyawe none n'iteka ryose. Amen. Umwami wacu rero ashimwe. Nagira ngo tumbure Bibiliya zacu tujyane mu gitabo cy'umuhanuzi Yobu. Yobu turasoma igice cya mbere umurongo waho wa 5, ariko turasoma agace gato gasoza amagambo Yobu yajyaga avuga, akavuga ngo ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Ahari abahungu banjye bakoze icyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Ni amagambo Yobu yajyaga avuga ngo buri mugoroba, hanyuma ngo akabatambira. Iyo uhereye hejuru nyine ubona Yobu bamuvuga nk'umuntu wari umunyangeso nziza, yari umukiranutsi utunganye, kandi ngo yari n'umutunzi. Yari umukiranutsi utunganye, wubahaga Imana akirinda ibibi, ariko ku rundi ruhande akaba n'umuntu w'umuherwe, ku buryo ngo mu gihugu cyose cy'iburasirazuba nta muntu wamurushaga ubutunzi. Ariko kubera uko kuntu yari umukiranutsi w'Imana atunganye mu mutima, ngo uko umugoroba wageraga, abahungu be kubera ngo birirwaga mu birori umunsi ku wundi, bagahora mu birori, bagatumira na bashiki babo bagakora ibirori, ngo buri uko umugoroba wageraga Yobu yaribwiraga ati ahari abahungu banjye bakoze ibyaha bahemukira Imana mu mitima yabo. Yobu yari umukiranutsi ku buryo abahungu be yatekerezaga yuko bashobora kuba bahemukiye Imana notoni mu bikorwa, ahubwo no mu mitima yabo bashobora kuba bibwiye ibitagira umumaro. Nuko yari ateye. Uwo ni we Yobu. Yarangiza ngo akagenda afata ngo akabatambira, akabatumira ngo abeze, akabyuka kare kare mu gitondo agatamba ibitambo, buri wese bigiye bihwanye n'umubare wabo, buri wese akamutambira. Icya mbere twigira kuri Yobu bavandimwe, ni uko Yobu yari yaramenye inzira y'umukiro, yari yaramenye inzira yo gukira ibyaha, yuko inyura ku bitambo, ari inzira yo gutamba. Yobu icyo kintu yari akizi, yuko nta kubabarirwa ibyaha hatamenetse amaraso. Ariko icya kabiri, cyane cyane nk'ababyeyi bari hano, ni ugusabira abana bacu. Gusabira abana bacu
tukabingingira ndetse tukaba konsandi no kwezwa kwabo, tukaba konsandi n'ubuzima bwabo, tukabasengera, tukabigisha ijambo ry'Imana, ndetse rwose tukajya imbere y'Imana mu cyimbo cyabo n'igihe bataramenya kwisengera tukabasengera. Edayeri n'igihe babizi ntabwo responsibility zo gusengera abana bacu ziba zirangiye. Ibintu birakomeye kubera yuko ababyeyi akenshi bizera, icyifuzo tuba dufite nuko abana bacu bazakizwa, nuko abana bacu bazamenya Kristo bakamurikirwa n'umucyo hakiri kare. Ariko igitangaje ni gake dushyiramo effort zacu kugira ngo ibyo bintu bigerweho. Usanga ari rimwe na rimwe ni ibintu dukora tubonye akanya, ni ibintu udashyiramo imbaraga, wumva hari wenda bizizana, wumva hari umwana wenda azakizwa n'ibyo yumva mu materaniro, ukumva ntabwo ukwiye kwicarana n'umwana wawe ngo usetinge igihe ku ruhande, ibindi byose ubihagarike, uganirize umwana ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bw'ubuntu. Ibyo bintu ntabwo ababyeyi benshi babikora. Ni gake umubyeyi asetinga umunsi, tuvuge mu cyumweru niyo waba umunsi umwe, ukavuga ngo ni umunsi nsabira abana banjye. Ese mubyeyi, ibyo bintu ujya ubikora? Ugasabira abana bawe, ukabingingira, ndetse na mbere y'uko Imana ibakiza ikabarinda gushayisha, ikabarinda kwijandika mu bibi. Baba bari gukura bagera mu myaka byitwa ko igoye, nubwo nemera yuko nta myaka itagoye. Igihe cyose umuntu indwelling sin imurimo aba ari mu myaka igoye, ariko ujya ufata umwanya ugasabira abana, ukabingingira, ukabajyana imbere y'Imana, ukabereka Imana, ukajya ku ntebe y'ubuntu mu cyimbo cy'abana bawe. Icyo kintu Yobu yaragikoraga. Niba uri umubyeyi ufite abana cyangwa se hari abo uteganya, ukwiye kujya ubasabira, ukwiye kujya ubasengera, ukwiye kubingingira, ukwiye kujya ubaherekeresha isengesho rikabaherekeza aho wowe utanagera, mu mitima yabo ndani rigacengera. Hari n'ababa bamaze gukura batangiye kugendagenda ahantu muba mutari kumwe rimwe na rimwe. Ibyo byose ukwiye kujya usabira abana bawe, ukabereka Uwiteka, akaba ari we wenyine ubasha kubitaho. Otherwise biba bimeze nk'aho turi kubasabira ngo bazakizwe, ariko mu by'ukuri ntacyo turi gukora kugira ngo nyine bakizwe. Agakiza kabo tukavugisha umunwa, ariko nyine ni kwa kundi umuntu yifuza umusaruro, nk'uko umuhinzi ashobora kwicara agategereza yuko nyuma y'amezi 3 azajya mu murima agasarura kandi nta kintu yigeze ahinga. Nicyo kintu uba uri gukora, ukibwira ko umusaruro uzawubona utigeze uwushaka uwukorera ngo uwubone. Uwuvunikire, ujye ku mavi, ushyiremo imbaraga, uhakikishe ko umwana wawe ibintu tuba twiga cyangwa twigisha anabyumva. Hari n'amaterminologies dukoresha ahari tuba dutekereza yuko yumvikana nk'abantu bakuru, ariko ugasanga ku mwana aramukomereye, nta kintu akuramo. Biba bisaba ko muganira noneho personally, ukaganira nawe ukumva neza uburyo ubutumwa bwiza abufata. Ibyo bintu biradukwiriye bavandimwe. Yobu uyu yari umukiranutsi w'Imana ku buryo atizeraga yuko atabaga nyine aticaraga ngo atimaze. Ababyeyi bo hanze usanga niba afite nk'abakobwa, akabona abakobwa ntago batwaye amada, n'urugero
ngo bamuzanire abana badafite base, wa mugani. Umubyeyi aba yumva atujije aho ngaho, kubera ati umukobwa wanjye nta kibazo, ameze neza. Ariko Yobu ntago yagarukiraga aho ngaho. Yobu yaribwiraga mu mutima we ati ahari abana banjye bakoze ibyangwa n'Uwiteka, bakoze ibyaha, bacumura ku Uwiteka mu mitima yabo. Umubyeyi ufite abasore iyo abonye nta mukobwa uje guteza akavuyo ngo umuhungu we yamuteye inda, aratuza. Nubwo yaba yarayiteye akayihakana, umubyeyi aba yumva ntacyo bitwaye. Ariko Yobu yabaga azi neza yuko akwiye no gutekereza kure, akagera no mu mitima yabo, kuko yabaga azi neza ko icyaha cyaritse mu mutima. Hari indwelling sin, hari icyaha babana nacyo umunsi ku wundi, akwiye kuba arwanya yivuye inyuma, adakwiye gusetoringa yibwira ahari yuko cyabashizemo. Ahubwo Yobu yabaga abizi ko bagigifite, bakigicumbikiye, bityo ngo uko umugoroba ugeze ngo agafata ibitambo bihwanye n'umubare wabo, buri wese akamutambira. Uyu yari umukiranutsi w'Uwiteka. Bavandimwe, uyu Yobu twamwigiraho ibintu byinshi, by'umwihariko nk'ababyeyi. Niba usengera abana bawe ukabasabira ngo bakizwe, ukwiye no kuba ufite icyo ubikoraho. Ukwiye kuba ugira kuraje, ukabishyiramo imbaraga. Numere nk'umuntu utegereje umusaruro kandi adashaka guhinga. Numere nk'umuntu utegereje yuko azunguka kandi atashyize imbaraga mu bucuruzi bwe. Numere nk'umuntu ushaka gusarura aho utabibye. Ndetse akenshi usanga abana tubarindiriza ngo imyaka ngo aracyari muto, ngo se ngo yabyumva, kandi ibyaha abyumva. Ubunyabyaha buradevelopa buri munsi, ibindi bintu bidafite agaciro arabifata akabyumva ndetse akabimenya, akabimetiriza, ariko ntushaka kumubwira ibyiza, utekereza yuko akiri umwana. Umwana atangiye gusuzugura, umwana atangiye kujya umubwira agacugusa intugu, umwana atangiye kujya ajya gukora amakosa akitsimba kugira ngo utamubona, atangiye kujya yikubira. Ibyo byose arabimenya, akamenya izo trick, ubwo bwenge arabufite, ariko wowe ugatekereza yuko ubwo kumva Kristo atabufite. Bavandimwe, naho yaba bino bintu atarageza igihe cyo kubyumva, bimubwire. Imana uko azagenda akura akagera igihe abyumva, ni Imana izabigena ikamuha kumva. Ntago we wagena icyo gihe ngo ubu noneho yatangiye kumva. Hari igihe aba yaratangiye kumva way before wowe utabizi. None se nimubizi neza yuko abantu bafite abana muzi ukuntu niyo agahinja uburyo ugasomera nk'ibintu cyangwa se ukaririmbira, kakaba kabyumva, kagatuza, ukabona kari attentive, nubwo katumva ibivugwa ariko kagatega amatwi. Ejo ukajya kumva iyo atangiye kuvuga, atangiye guhera kuri bya bintu, kumva atangiye kumekinga utumelodies twaza ndirimbo ujya uririmba uzi ngo ntabyumva, gahoro gahoro. Umwana ubundi avukana sanse yo kumva ntago biza kuze. Ashobora kutumva vocabulaire ariko ijwi aba ryumva. Rero iyo consistency yo gukomeza yumva ibintu igeraho ikadevelopa listening skill yiwe ndetse hakiri kare. Niyo mpamvu tudakwiye kudespisinga aba bantu Imana iduha, however much baba bakiri bato,
ariko Imana iduha inshingano zo kubitaho, ikaduha inshingano zo kubigisha. Effort dushyiramo bavandimwe. Yobu iyo yiyicarira akavuga ngo abana banjye narababwirije, bahora bumva ubutumwa bwiza, reka mbihorere, ntakomeze. Kandi aha bari bamaze kuba bakuru, abantu bitegurira ibirori, kandi bigaragara ko batari bakiba no mu rugo, ngo bateguraga ibirori mu mazu yabo, bari abantu bakuru. Ariko akavuga ngo ahari bacumuye ku Uwiteka, ahari bagomeye Imana mu mitima yabo. Bavandimwe, nagira ngo nk'ababyeyi Imana yahaye urubyaro, ndetse n'abakomeza kuyitegereza ko izarubaha, iki kintu tukimenye. Ntabwo uzakomeza gusaba ngo Mana uzankirize umwana, Mana uzankirize umwana, nta na rimwe uricarana nawe ngo muganire ku butumwa bwiza. Nta na rimwe urafata umwanya ujye ku mavi uririre agakiza k'umwana wawe, utakambe Mana nkiriza abana, Mana rema kwizera mu mitima yabo. Ariko kandi ugakomeza uvuga ngo Imana izabakiza, kandi iyo effort utayishyiramo. Ngo ube intentional mu biganiro mugirana bya buri munsi, utubaza kubaza tw'ubwana, utabasha kutudirectinga ngo umutungira agatoki ku musaraba, kuko hari uburyo bwinshi. Hari uburyo abana Imana, hari uburyo babaza utubazo ukumva nyine utwo tubazo ni utwo kuba wasted, ni utw'abana, nta kindi kintu kibiri inyuma. Nyamara hari igihe utwo tubazo dukoresha ukaba wamuhishurira Kristo, Imana itugirire ubuntu bavandimwe, Imana itugirire ubuntu, iduhereze iyo courage, kwita ku burere bw'abana, kubahugurira kumenya agakiza hakiri kare, kubasabira kugira ngo Mwuka Wera ababyare bwa kabiri. Ariko nanone tugasubirayo no kubasabira kugira ngo abakize ibyaha, abakize umubi, baba bakiri babisi batarakizwa, bakiri abakandidate ba buri temptation yose yatambuka. Bityo uko basengera isengesho ryo kubasabira ngo bakizwe, ni nako ukwiye gusubirayo gusenga n'iryo kugira ngo Imana ikomeze ibarinde. Ahari baba bacumuye ku Mana mu mitima yabo, Imana ikagerageza igakomeza kubatunganya. Umwami wacu atugirire ubuntu, icyo kintu tucyumve, icyo kintu tugishyire mu bikorwa, icyo kintu tukiteho, tugishyiremo imbaraga buri munsi. Umwami wacu atugirire ubuntu, aduhe kwigira kuri uyu Yobu. Ndetse uyu munsi wa none dukomeze gutekereza kuri aya magambo, dukomeze gutekereza kuri uyu Yobu. Ubwo navuze ku babyeyi, ariko hari n'abadafite abana cyangwa se bataranashaka b'ingaragu. Twakomeje nyine kubona uyu Yobu ukuntu yari umukiranutsi. It's not cyane about ko Yobu ibintu yabikoraga nk'ufite abana, ahubwo batangiranye na character ya Yobu. Iyi character ya Yobu niyo navuga ngo main theme hano kurusha ibyo yayikoreshaga, kuko iyi character niyo yatumaga agira uwo mugenzo wa buri mugoroba. So rero n'ubundi turacyafite kumwigiraho n'ibindi byinshi. Uyu mutima wo kwita ku bana be, uyu mutima wo kubeza akabatunganya, cyane cyane nk'umugabo, umutwe w'urugo, umuyobozi w'urugo, aba bana wabahawe mu nshingano kandi uzababazwa. Ibyo abakorera biri kudepana, biri guturuka mu mutima asanganywe, disposition of his heart niyo cyane irebwaho hano. Niyo mpamvu ibingibi bireba n'ingaragu, bireba n'abatarashaka. Uyu mutima w'umukiranutsi witwa Yobu
kuko n'uba utawufite, n'igihe Imana izaguha uwo muryango ntacyo uzawumaza, n'igihe Imana izaguha abo bana n'ubundi uzaba messing up. Rero uyu Yobu yari atangaje. None ikintu gitangaje kuri Yobu kindi n'uburyo uyu muntu afite ubutunzi butagira uko bungana, ariko agakomeza kuba faithful. Ubundi bibiri rare cyane, biri rare kubona umutunzi mu by'isi kuri iki kigero nk'icya Yobu, ukiri faithful, ugihagaze, ugishikamye. Ibyanditswe bigenda bibitwereka ahantu henshi uburyo abatunzi bo mu by'isi hari igihe babyizigira, bakabishyiraho umutima, bagatwarwa na roho n'ubutunzi bwabo, ntibibuke Imana yabo. Bigatwereka ukuntu ngo umutunzi kugira ngo yinjire mu bwami bwo mu ijuru bingana nko gufata ingamiya ukayinyuza muri ka kajisho k'urushinge. Nyine ubutunzi bujya bubera ikigoyi abantu benshi, bukababera umutego, bukababera nk'ikintu kibahuma amaso. Ariko Yobu no muri ibyo yakomeje kuba faithful. Ntabwo yigeze abona ubutunzi bwe nk'ikintu cyamubuza gukomeza gukora uwo mugenzo, avuge ngo ndi bize, aba bana bamaze gukura nabo bagomba kwimenya, bajye birinda ibyo birabareba. Oya, yarakomeje, akomeza kuba faithful. Kandi urabibona n'Imana imutwaye ibintu bye, ntago asara ngo arware depression nk'abakire b'iyi minsi, yumva ngo ikamyo imwe yaguye agahita ajya muri koma afite izindi 8. Ahubwo barazaga bakamubwira ngo amatungo yose bayanyaze. Ati okay, Imana niyo yampaye ibyo bintu, ni nayo ibyisubiza, izina ryayo rihimbazwe, n'ubundi ntacyo naje ku isi mfite. Nyine uyu Yobu yari atangaje bavandimwe, ku buryo dukwiye kumwigiraho ibintu byinshi. Umwami wacu atugirire ubuntu, aduhereze umutima nk'uyu wa Yobu, ukunda Imana, utomatana, utarangazwa n'iby'isi ngo wibagirwe yuko hari Imana ikwiye kubahwa no guhimbazwa. Icyubahiro kibi cyayo iminsi yose. Amen.